Nshuti yanje, reka mvuge ibintu bitatu Imana izitangiramo umugisha wayo. Ibintu bitatu Imana izaniramo umugisha wayo, icya mbere ni urugo, icya kabiri n'abana, icya gatatu ni igikundiro. Kubera iki ibyo bintu bitatu ari byo mvuze? Iyo ufite igikundiro, ibintu byose biraza ku buzima bwawe. Wabona amafaranga, iyo ufite igikundiro. Wabona umugore mwiza, iyo ufite igikundiro. Wabana n'inshuti nziza. Kandi ikindi cya kabiri, iyo ufite urugo ukagira abana ariko utagira igikundiro, yemwe nshuti yanje, urugo rwawe ruza ruhora mu ntambara. Urugo rwawe ruza ruhora mu ntonganya n'abaturanyi. Nawe ubwawe uzuhora utongana n'abantu, ukagira ngo hari ico mupfa, ukagira ngo noneho kugeza igihe abantu wowe ugira ngo ese barandoze. Kubera iki? Wabuze favor, wabuze igikundiro. Bibiliya, igitabo cyo gutegeka kwa 2:28, ibice 28:8. Bibiliya ivuga ngo iki, ngo nzategeka imigisha yanjye ize. Ndanezerewe. Imana igutegekera imigisha yayo ize ku buzima bwawe, ngo kandi izategeka imigisha yawe ize mu byo ugerageza gukora byose. Imana izane itegeka imigisha yawe ize mu byo ugerageza gukora, ize mu mirimo yawe ya buri munsi. Ntago murimo muranyumva n'ukuri, ntabwo nzi ko munkurikiye neza. Ndagusabye winginge Data wa twese akoherereza umugisha, agutegekera umugisha, kandi bifurije kugira favor. Iyo ufite igikundiro k'Imana, buri kintu cyose kiza ku buzima bwawe. Iyo ufite igikundiro cy'Imana, ijambo uvuze rigira agaciro. Impamvu wambuwe agaciro, watse ijambo, wabuze favor y'Imana. Yemwe ndagira ngo nkubwire ngo igikundiro cy'Imana kize ku buzima bwawe. Abasore mu nkurikiye, Imana ibubakira ingo. Bakobwa mu nkurikiye, Imana ibubakira ingo, kandi ingo zanyu zibihe igikundiro k'Imana. Niwo mugisha mbifurije. Shalom, shalom.